ijambo ry'Imana n'ubuzima ku bugingo bwacu. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya bigenda bidufasha muri uru rugendo. Yego. Niyo mpamvu rero tugomba kuryishimira. Ejo twaganiriye amagambo meza Imana yari yaduhaye, amagambo avuga hejuru yo kuzirikana ineza. Ineza twagiriwe ni agakiza twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, akaduha nta kiguzi, akaduheza nta ruhara twabigizemo, ariko kubera imbabazi zayo n'ubuntu bwayo tukisangamo. Yego. By'ukuri twagiye tugerekana abantu bazirikanye neza. Tuvuga hano mu Bami ba 2:4 ku murongo w'8. Tuvuga umugabo Elisa ukundi yazirikanye neza umugore w'umushunemukazi w'umutunzikazi amuhaye icumbi aruhukiramo, ngo arabizirikana aranabihagararaho kandi abitangamo umugisha. Mbabwira ngo ineza igihe cyose umuntu yazirikanye neza izana umugisha mu buzima bwacu, cyangwa se tukanayitanga no mu bandi. Rero ineza twahawe na Yesu, akagakiza, agakiza by'ukuri nta kintu. Wa muririmbyi yaravuze ngo icyo ni ikintu kiza gihumuriza umutima wanje. Yego. Ngo kikanibagiza ngo ibyago byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Amen. Agakiza ni ikintu tugomba guha agaciro ku buzima bwacu. Yego. Kandi iyo twabihaye agaciro tukakazirikana tukagakomeza, bituma n'abandi tukabagezaho. Kuko ubwacu twabashe kubizirikana. Yego. Ariko iyo tutabizirikanye, iyo tutazirikanye akagakiza, benshi usanga bahera gusa mu idini, ugasanga bakora imigenzo, bahagarara mu migenzo y'amadini, ariko nta musaruro bafite. Iyo mpamvu rero tugomba kugaha agaciro ku buzima bwacu, icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Hari igihe nakomeje kugatekereza nka za 99, ntekereza ubuzima nari ndimo, ntekereza aho narindi. Ndavuga ndetse kuki meze gutya ariko ngakomeza kunezererwa Yesu? Kubera iki ubu buzima ndimo nkabona budahaye butera imbere, ariko nanone umutima wanjye ugakomeza kwishimira Yesu? Yego. By'ukuri bintwara igihe kinini ndabitekereza, noneho nza kubihuza n'umugisha, kuko numvaga binkingiye, bifite urukingo rukomeye ku buzima bwanjye. Nkabona isi nta kihaye indwara. Yego. Nkabona nta simbaye ntwagwa n'uko isi imeze. Kumva umutima wanje urushirijeho gukunda icyo nicyo, uwo ndiwe. Kumva ndushirijeho gukunda Imana, nkumva ndushirijeho gukunda ijuru. Ni ukuri numva mfite umunyenga uhagije mu buzima bwanje. Yego. Rero numva muri nje mbigize agaciro. Amen. Numva muri nje mbihaye umwanya. Yego. Kandi nza gusanga binzaniye umusaruro ukomeye. Kuzirikana akagakiza biza bituzanira umusaruro ukomeye cyane. Yego. Muri ubu buzima no mu bundi buzima buzaza. Urazi kumva umutima wawe unezerewe Imana utagira n'ikirato cyo kwambara? Yego. Urazi kumva umutima wawe unezerewe Imana udafite n'ihuzu yo kwambara? Urazi umutima wawe unezererwa udafite n'ikintu uvuga ngo abana baricaye ntibahaye biga? Yego. Urumva ibyari kundwara byari byinshi.
ariko kubera nakomeje gutekereza aka gakiza bimpa agaciro kandi bimpeza n'ubuzima mu buryo bwo gutekereza ubugingo bw'ejo hazaza. Yego. Ibyo rero ako niko gakiza kaza kaduhesha ubuzima, tutareba kubigaragara, tutareba kuri biriya bituma biturangaza, tutareba kuri biriya bidutesha agaciro, ahubwo tukareba Kristo, ahubwo tukareba umwami ukomeye, ahubwo tukareba imbaraga ziri muri we, bigatuma biduheza icyerekezo byo guhagarara mu byo Imana yayiduhamagarira. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ibyo biduhesha imbaraga tugahagarara mu mugambi wayo, n'icyo Imana dushakaho, n'icyo Imana ishaka ko tuba cyo, n'icyo Imana yoyo ntireba inyungu ye ibyo turi ko turacamo, ireba ejo hazaza, ireba inyungu yayo kandi bishaka kugira ngo yitugezeho. Yego. Haleluya. Amen. Ndategereza imyaka myinshi, ndategereza kabona n'ibiha bikunda, ariko by'ukuri kuko numvaga muri nje ubuzima bwanje bwamaze guhura n'umwami wanje n'agakiza Yesu yaramaze kunyerekamo, numva ubuzima bwose ndabunyuzwemo uko bungana n'uko bumeze. Amaze Kristo nawe araza haza ubugingo bwanje. Yego. Haleluya. Haleluya. Iyo twahawe agakiza turahaga abavandimwe, turimuka tukava mu idini, tukava mu migenzo y'idini, tukinjira muri Kristo. Kristo nawe agahaza ubuzima bwacu, hanyuma yarangiza akaduha icyerekezo aho tugomba guhagarara. Yego. Haleluya. Amen. Muririmbyi yaravuze ngo isi nimba izavaho, ngo ijuru rikavaho, ngo uwizera azabona ayo masezerano. Amen. Amen. Muri ibyo bihe rero ubuzima bwawe iyo bumaze kwinjira muri uwo mwanya bwo ubuzima bwawe ugabuhuza n'agakiza, by'ukuri winjira mu masezerano biroroha, winjira mu mbaraga z'icyerekezo aho Imana ishaka kuhagarara biroroha, ukumva ubugingo bwawe burushirizaho kwishima. Yego. Hanyuma warangiza ukinjira mu by'Imana yaguhamagariye mu byose. Reka nanone twifashishe ijambo hano mu byakozwe n'intumwa, umusomyi wacu ndibaza ko hari kandi Imana imuha umugisha, ejo yadusomeye neza. Rero hano mu byakozwe n'intumwa 9:36 kugeza kuri 42. Byakozwe n'intumwa 9 9:36 kugeza kuri 42. Isomwe mu izina rya Yesu. Yego. Kandi Yopa hari umugore w'umwigisha witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Dorka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Iyopa, abigisha bumvise ko Petero ari yari, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati ngwino uzi wacu tutinde. Petero arahaguruka ajana nabo. Asohoyeyo bamujana muri ico cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Dorka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arazuka aricara. Amen. 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 Wageje kuri 42. 41. 42. Ndagarukiye kuri 40 gusa. Geza kuri 42. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana Yopa hose
benshi bizera umwami. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. By'ukuri twari tuvuze ngo kuzirikana agakiza cyangwa se ineza ariyo gakiza Yesu yaduhaye, biduheza icyerekezo n'imigambi yo gukorera Imana. Yego. Iyo wabizirikanye ni icyerekezo cyiza, kandi iyo wawe iki cyerekezo nta wo guhata, ni ibintu bikurimo, nta n'uwakubwira, ndimo kumva kenshi ari umubyeyi wacu pasiteri wo muri Amerika, iyo yigishije kenshi akunze kutuyobora mu bintu byo gukorera Imana, akatubwira imbaraga zibamwo zo gukorera Imana, akabitwumvisa abantu bakabyumva kandi tugakora. Ariko iyo ubuzima bwawe bwamenye iyi neza twababwiye umunsi w'ejo, ukabizirikana, biguheza icyerekezo cy'imigambi myiza, cy'ingenamigambi y'ubuzima bwawe. Yego. Ukagena imigambi yo gukorera Imana atawubiguhatiriza, atanuwo kubwira ngo hagarara, kuko nabo bikubwira ni rimwe gusa, turasunikwa tukageraho tukumva ko twakora nyine kuko turi muri groupe. Ariko iyo wamaze kugira icyerekezo cyo mu gakiza ukabizirikana, ni umugambi ukubamo, ni umugambi utuye mu bugingo bwawe. Yego. Uyu mugore Tabita ariwe Dorcas, iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Bibiliya irabitwemeza ko ni igitabo intumwa zaboneyeho ubuzima bw'umwuka wera. Niho buzuriye umwuka wera, niho Yesu yazamukiye aja mu ijuru, abwira abigishwa, arababwira ngo nimugende mu ndindire Yerusalemu, aho niho nzabuzuriza umwuka wera. Yego. Ngo kandi uwo mwuka namara kubageramo, muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya, ngo no kugeza ku mpera y'isi. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nicyo cyatumye itorero, niho itorero ryavukiye rirakomera, ryamamaza Kristo, rivuga Kristo. Yego. Rituma abantu benshi bakizwa, bituma abantu benshi bahindukirira Kristo. Yego. Kandi niryo ryatumye nicyo kitwereka ko abigishwa bahawe imbaraga n'ubushobozi bwo kugenda bamamaza Kristo. Amen. Harimo uyu Petero bahejeje kutubwira, cyangwa se batubwiye ngo Iyopa, ngo hariho bugufi bw'Iyuda hariho umukozi w'Imana Petero, ngo umunsi umwe ngo baza kumubwira inkuru yabaye, ariwe uyu mugore bahejeje kudusomera, Tabita ariwe Dorika. Yego. Ngo yari n'ibikorwa byiza byinshi, ngo n'ubuntu bwinshi yagiraga. Urumva wari umugambi ukomeye wari muri we, yari icyerekezo yari yarahawe, yari ingenamigambi yari yaragenye muri we, arabikomeza, arabifata, abigira umwuga, biraba muri we, arabikorera, arabigendana. Yego. Igihe kigeze, Bibiliya niko itubwiye, ngo ararwara arapfa. Yego. Ngo baramwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Bamenya ngo i Buyuda ko ariho Petero. Yego. Baragenda ngo baja kumubwira ko Dorika yapfuye. Ngo bahageze baramubwira ati tugusiga turakujana, kuko umwanya we uwo mugore byari byarangiye Dorika. Yego. Nta byiringiro byari bigihari bavandimwe. Ariko kubera umugambi yari yaragize, ineza iramugarukira. Amen. Haleluya. Amen. Petero ngo ahageze, ngo Bibiliya y'ikirundi irambwira ngo ataramurabera, ngo abashyira ku ruhande, ngo hanyuma ngo aragenda arinjira, ngo asanga Dorika yapfuye, ngo arapfukama ahamagara Imana Dorika yakoreye, ahamagara Imana ya neza Dorika yagiriye abapfakazi,
Yego. ngo amaze kumuhamagara, Bibiliya niko yatubwiye ngo Dorcas arisamura ngo arakanura arareba ngo uwo mwanya ngo Petero aramuhagurutsa. Amaze kumuhagurutsa ngo amusubiriza abera ngo ari muzima. Haleluya. Amen. Ngo amaze kumusubiriza abera, urumva abo bapfakazi ndibaza ko nta byiringiro bari bagifite, ariko uko bagendaga barira bagaragaza amakanzu Dorcas yabadodeye, ngo bavuga ngo dore umuntu wese akazana icyo yamukoreye, uwundi akazana icyo yamukoreye. Urumva yakoreye mu ibanga, ariko igihe ngo kigere mu bikomeye, ibanga ya Dorcas yakoresheje abantu barabigaragaza. Yego. Ngo bamenyekanisha imirimo Dorcas yagiye akora. Nimwumve icyo kintu Dorcas yakoze kimugarurira neza, bituma Dorcas yongera kubaho. Yego. Haleluya. Amen. Imirimo dukora cyangwa se imirimo twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, tuyizirikana muri kariya gakiza yaduhaye, hanyuma twabizirikana iriya neza yatukoreye, natwe tukabasha kubishyira mu bugingo bwacu. Yego. Warangiza tukabitangira ubuntu, tukabiha ubuntu, tukabitanga bivuye ibwina mu mitima yacu. Ibi rero nibyo biza bitugirira akamaro. Iyo niyo mirimo yabera, iyo niyo mirimo ije turemeramo ineza, iyo niyo mirimo ije turemeramo ubugingo, iyo niyo mirimo tuziratana, ya yindi tuzadukora tudahatirwa, ya yindi tuzadukora atari uko babivuze, ya yindi tugira mu ibanga, iyo niyo uziratana nugera imbere y'Imana. Yego. Muri iki gihe harimo ikintu giteye ngo ninja gukora abantu benshi babimenye ko mpaye nkora, cyangwa se niratire kuba kubayobozi numve ko mpaye nkora, abantu babimenye ngo kanaka ni umukozi ukomeye. Ego navyo biriho, ni byiza ko abantu babimenye imirimo haye ukora, ariko hari imirimo Kristo yamaze kugerera mu mitima y'abizera, bakayigendana benshi batabimenya, ariko bagera imbere ya mirimo ikagarukana ineza ku buzima wabashe kubikora. Yego. Haleluya. Amen. Dorcas ngo iyo mirimo myiza iramugarura. Amen. Ngo amusubiriza abera ngo ari muzima. Amen. Iyo mirimo bamaze gusubiriza abera ngo bimenyekane Yopa bose ngo bizere umwami Yesu. Yego. Reka ngubwire ngo imirimo iyo dukora kubera ineza twamenye muri Kristo Yesu, bituma bimenyekana hirya no hino, abantu benshi bakizera umwami Yesu. Yego. Icyo rero nicyo kidukwiriye nk'abakristo, icyo nicyo kidufasha muri uru rugendo. Imirimo, iyi niyo mirimo tuzabasha kwiratana nitugera imbere y'Imana. Iyo niyo mirimo iva mu izina ry'agakiza, iva muri iyi buzima twahawe, cyangwa se muri ubu buntu twagiriwe bw'agakiza, cyangwa se muri iyi neza twagiriwe y'agakiza, izituma by'ukuri abantu benshi bamaze kumenya iyi neza batazacogora mu rugendo. Yego. Bituma bakomeza kuramiriza, bituma bakomeza mu bikomeye, muri ziriya ntambara nyinshi, bakaramiriza bakarushirizaho kugira imbaraga z'Imana zikomeye. Kandi by'ukuri wareba ukabona nta gisubizo bafite, ukabona nta kibibatera kwishimira mu gakiza kubera intambara n'ibindi, ariko kuko ari umugisha bahawe, cyangwa se bamaze kubitekereza bakabitekereza nk'umugisha ku buzima bwabo. Yego. Bigatuma babasha gukomeza ibyiringiro ku buzima bwabo. Amen. Haleluya. Amen. Bimenyekana Yopa hose ngo bizere umwami Yesu. Ibi rero nibyo bikenewe kubera b'Imana. Yego.
ibi nibyo bikenewe ku bana b'Imana muri uru rugendo. Iyo tuzirikana neza ni kimwe, tukazirikana icyo twahawe n'umwami, tukakizirikana, tukagiha agaciro, biradufasha muri uru rugendo gukomera. Icya kabiri, iyo tuzirikana neza ya Kristo muri twe, biduheza icyerekezo cyo guhagarara mu mugambi Imana dushakamo. Yego. Icya gatatu, iyi neza iyo tuyizirikana biduheza imbaraga zo kwamamaza Kristo mu batamuzi, benshi bakamumenya. Amen. Icya kane, iyi neza twahawe biduheza imbaraga n'ubushizi bw'amanga byo kugenda tukagenda mu bataramumenya, tukabagaragariza neza, nabo bakabasha kumenya ineza iri muri twebwe. Yego. Haleluya. Amen. Muri iki gihe uri mu gusanga benshi bavuga ngo ese ko tubona abantu benshi bariko barakora ibyaha bari mu itorero, ko benshi badahe bahinduka, ese twaje muri ihe torero, bagashakisha ahantu babura. Ariko by'ukuri bavandimwe bene data dusangiye urugendo, nimureke tuzirikane icyo umwami yaduhaye. Yego. Nitukizirikana kizaba agaciro mu buzima bwacu. Tuzabasha guhagarara mu bataramaze kumumenya, tubashe kumumenyekanisha, tubabwire ko Yesu ari umwami ku muntu uwo ari we wese. Yego. Ejo nababwiye ukuntu twageze muri Mukoko, abasirikari bariko banywa inzoga, bariko bamerewe nabi muri iryo joro, baraye banywa, ariko ngo buce mu gitondo inzoga zibamaze kubavamo, tubabwira ineza ya Kristo, tubabwira imbaraga za Kristo, tubabwira umwami ukomeye, barihana barakizwa. Abo nyine nibo babashe kudufasha, tutagishoboye baradufasha, batwikorera amasakoshi, batugeza mu bidegu. Izina ry'Imana rishigwa hejuru. By'ukuri turababwira ngo uyu Yesu dufite, turashaka ko namwe mumubwira. Amen. Bavandimwe bene data, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, bakozi b'Imana, dusangiye umuhamagaro, dusangiye ubuzima. Yego. Muri Yesu Kristo. Nimureke tubanze duhesha agaciro iyi neza Yesu yaduhaye. Yego. Nitumara kuyiha agaciro, tugitekerezaho, bizaduheza icyerekezo cyo guhagararaho Kristo n'abashaka ko duhagarara. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikomeze iduheze gutahura iyi neza Yesu yaduhaye. Nitumara kuyitahura, izagira agaciro ku buzima bwacu, izagira agaciro ku bazatwumva bose. Yego. Kandi bizaduha imbaraga zo kubasha guhagarara muri iyi si no gukomera no kugendana nayo iminsi yose Imana yaduteganyije muri iyi si. Amen. Bizaduha n'umunezero wo kubasha gukora umurimo, tutabihatirwa, tubigire umwuga, tubigire ibyacu, tubigire ubuzima, tubigendana ari ubuzima ku buzima bwacu. Yego. Kandi bizatugarurira natwe ineza, biduheshe guhagararana iyi neza, tuyamamaze mu bandi. Haleluya. Amen. Ibi rero nibyo bidukwiriye ko twabasha kugaragaza ineza mu batarayimenya. Yego. None se ko twumva ko Tabita ari we Dorikasi yakoze ibyiza, ngo bituma bimenyekana Yopa hose, kuki natwe tutabasha gukora ibyiza ngo bibashe kumenyekana mu isi yose? Nibi rero nibyo bidukwiriye. Nimureke tubashe kuzirikana iyi neza, bizaduhesha imbaraga zo kumwamamaza, bizaduhesha imbaraga zo kumubabwira batamuzi, bizaduhesha imbaraga zo guhagarara mu mihanda tubashe kumwamamaza, bizaduhesha imbaraga zo kubasha kumubwira abatamuzi. Yego. Gatoya niko ngiye kurangirizaho. Hari igihe nababwiye nageza nose ibigori kwibarabara, hanyuma haza umuhungu n'umukobwa bagiye kwinjira mu kabari, ndabaritegereza, ndabareba. Icyo gihe naje numvaga nari mu bihe byo gusenga, kandi by'ukuri numvaga Kristo naramugize ubuzima bwanje, n'ubu namugize ubuzima bwanje. Noneho ndabitegereza abo bantu babiri, ndabitegereza barinjira mu kabari, ndabareba, babana babura amahoro,
babura amahoro muri ka kabari, baraza bansanga kuri bya bigori. Uwo muhungu arambwira ati ese mama urinde wewe ko twabuze amahoro, ko naje kunywa inzoga nkabona muri nje uri kurandeba nabi, none se niki nokora iki? Ndamubwira nti nta kindi, Imana iragushaka. Amen. Va muri iyo nzoga, va muri ako kabari, kizwa amenya Imana, vaho hantu, vaga iruhande rw'uwo mukobwa warujanye mu busambanyi, vaho hantu, Imana ntiyagushaka. Babwije ukuri, uwo munsi uwo mwana abo bana bombi barapfukama imbere yanje, mpaye nose ibigori barakizwa. Amen. Nitukomeza kuzirikana neza tukayiha agaciro, ibyo bizaduheza icyerekezo cyo guhagararana na Kristo nawe akore ibyo ashaka mu buzima bwacu. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibaheze kurizirikana neza twahawe na Kristo, kugira ngo ikomeze idushoboze muri uru rugendo tubashe gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Amen. Amen.